Hello, mwiriwe neza abakunzi bacu, abakunzi b'ibiganiro by'inkuru TV, nongeye kubaha ikaze aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Gustave. Turebe imico n'imiterere ikunda kuranga umuntu witwa Gustave. Gustave ni muntu ki? Akunda iki? Gustave yanga iki? Turebe uko aba abayeho mu buzima busanzwe bwa buri munsi, imyitwarire ye. Rero nongera guha ikaze abakunzi bacu aho muherereye hose, nizeye ko mukomeje kumererwa neza, mbasaba gukora like ku biganiro tubagezaho umunsi ku munsi, mukanatwandikira muri comment, nanasaba abashyashya yuko bakora subscribe, bagakanda ku nzogera y'umweru kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho biboroheye, uko ikiganiro gisohotse bajye bahita babibona kibagereho biboroheye. Gustave rero ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu Kidage, rikaba risobanura umurwanyi. Iyo ari umukobwa bamwita Gustavine cyangwa se Gustafine, bitewe n'igihugu. Izina Gustave ryandikwa mu buryo butandukanye, hari abandika Gustin, Gustavon, Gustava, biterwa n'igihugu umuntu aherereyemo. Reka rero tugaruke turebera hamwe mu biranga Gustave. Gustave akenshi usanga abantu bitwa ba Gustave hari ibintu baba bahuriyeho, nko guca bugufi, gukundwa cyane, ndetse no kugira impano zitandukanye bakamenya n'uko bazikoresha. Gustave usanga ari umuntu witanga mu kazi, ugira umwete, kandi umenya no gucisha make igihe abona ko hari ibitari kumvikanwaho, we acisha makeya. Gustave rero usanga atagaragaza inyuma uko yumva amerewe, ibyo byose biguma imbere muri we. Gustave usanga rimwe na rimwe asa nkaho atinda kwemera, utavuga menshi, uhorana amakenga, kandi ubanza kugenzura mbere yo kugira ikintu yiyemeza gukora. Gustave ni umuntu uzi kwiyitaho, kandi ukora uko ashoboye kose akita ku gihagararo cye. Kuri Gustave rero uzasanga ikintu kijyanye n'ubukene, ibibazo by'ubukene bitamuhungabanya cyane, kubera kugira inshuti nyinshi zihora zimwitayeho niyo yaba ntacyo aravuga, ubwo nyine bahita bamusapotinga bakamufasha. Ni umuntu w'umunyakuri, uharanira uburenganzira bwe, ndetse akaba yanaburwanira, ariko akabuhabwa.
Gustave rero ni umugabo cyangwa se ni umusore ugendera ku murongo umwe kandi akanga umuntu, ni umuntu ugendera ku murongo umwe kandi ntabwo ajya akunda umuntu umwivangira mu kazi ke, n'iyo n'akazi kaba kamunaniye ntacyo ashoboye, ntabwo ajya akunda umuntu umwivangira mu kazi ke, yishyiramo icyizere ku buryo adatinya no kwiha inshingano. Mwakoze rero kuduha umwanya wanyu, ni ubwo busobanuro n'imico n'imiterere iranga ba Augustin twababoneye. Nizere yuko aho ba Augustin bose baherereye, abasore bakunda gucisha make, mukomeje kumererwa neza n'inshuti zanyu aho ziherereye hose zikaba zibabaniye neza. Mwakoze rero cyane, mwibuke gukora like ku biganiro tubagezaho, abashyashya please mukore subscribe, tujye duhorana umunsi ku munsi, ibiganiro bagereho biboroheye kandi munatwandikire muri comment. Bye, mukomeze kumererwa neza.